amadarapo yanyu hejuru twakire nyakubahwa chairman akaba n'umukandida wacu. yaduhaye amahirwe n'ayasaya bose umura abanyarwanda turabizi Paul Kagame turi kumwe nawe thank you Kagame thank you Kagame urashoboye thank you Kagame thank you Kagame thank you Kagame thank you Kagame urashoboye Paul Kagame turi kumwe nawe abanyarwanda nitwebwe tukuze abandi bose bakomenye bukeye bakuye u Rwanda mw'icuraburindi none ubu wabaye ubukombe ibuguya niyo ngiro ikirogoya n'umuziro imvugo yawe niyo ngiro ikirogoya n'umuziro uri Imana yaduhaye amahirwe n'ayasaya bose umura abanyarwanda turabizi Paul Kagame turi kumwe nawe thank you Kagame thank you Kagame urashoboye thank you Kagame thank you Kagame thank you Kagame thank you Kagame urashoboye Paul Kagame turi kumwe nawe warakoze urashoboye tuyobore urashoboye ufasha u Rwanda uruha abanyarwanda buri wese uba afite ijambo turajya
tuzajyana nawe usigara ubumwe wadutoje tuzabukomeza ibuguya niyo ngiro ikirogoya n'umuziro imvugo yawe niyo ngiro kirogoya n'umuziro uri Imana yaduhaye amahirwe n'ayasaya bose humura abanyarwanda turabizi Paul Kagame turi kumwe nawe thank you Kagame thank you Kagame urashoboye thank you Kagame thank you Kagame thank you Kagame thank you Kagame urashoboye Paul Kagame turi kumwe nawe
nyakubahwa chairman. Ibi bikombe mubona bifite uwazanye ubumwe hitamo
murakoze nyakubahwa chairman. Nyakubahwa chairman ukaba n'umukandida wacu, tunejejwe no kubaha ikaze iwacu mu karere ka Bugesera hano kuri site ya Kindama, aho twaje kubakira turi imbaga y'abasaga ibihumbi 250. Turimo abaturage b'akarere ka Bugesera, abaturanyi bacu bo mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo, ndetse n'abashyitsi twakiriye baturutse mu mujyi wa Kigali n'ahandi hirya no hino mu gihugu. Nyakubahwa chairman, uretse intore z'umuryango FPR Inkotanyi zabitabye, turi kumwe kandi n'abayobozi ndetse n'abarwanashyaka b'imitwe ya politiki 8 yifatanyije n'umuryango FPR Inkotanyi mu gushyigikira kandidatire y'umukandida wacu. Nyakubahwa chairman, nitwa Divin Uwayo, nkaba ntewe ishema no kuyobora gahunda y'uyu munsi. Ngewe uhagaze imbere yanyu ndi umwana wavukiye nkurira niga amashuri abanza n'ayisumbuye ahangaha iwacu mu karere ka Bugesera. Nyakubahwa chairman, akarere kacu kimwe n'utundi turere tumwe na tumwe twa hano mu Rwanda ni kamwe mu twagizweho ingaruka na politiki mbi y'ivangura yaranze u Rwanda kuva rwabona ubwigenge mu mwaka wa 1962 kugeza kuri jenoside yakorewe abatutsi mwahagaritse mukabohora abanyarwanda. Ibyo byatugizeho ingaruka nk'abanyabugesera, by'umwihariko abo twakuranye, ndavuga urungano rwanjye, bo barabizi. Umwana w'umuhungu cyangwa umukobwa hano mu karere ka Bugesera, iyo wagiraga byibura imyaka 7, wagombaga kwirwanaho ukamenya ikintu cyitwa igare. Wagombaga kuba uzi gutwara igare, kubera ko igare ryari ridufatiye runini mu mibereho yacu, cyane cyane kubera ikibazo gikomeye cy'amazi cyabaga hano mu karere ka Bugesera. Amazi ni ikibazo cyari gikomeye ku buryo nubwo wabaga ungana utyo byagusabaga ko ku igare utwaraho amajerekani byibura 3, ukazenguruka ku mavomo ashoboka hano mu karere kacu. Abazi Rwakibirizi, twajyaga gushakira amazi za Rwakibirizi, ahitwa Kavovo, ahitwa ku Gasenga n'ahandi hose, tutirengagije ko hari n'abavomaga za Cyohoha n'ibindi biyaga biri hano mu karere ka Bugesera, dore ko turi tumwe mu turere tw'igihugu dufite ibiyaga byinshi. Ariko nyakubahwa chairman, munyemerere mbatere story gatoya. Nubwo twazindukaga bingana bityo turi abana, birumvikana ko twari abanyantege nke. Kugera ku ivomo mbere ntago byabaga bivuze kuvoma mbere, ahubwo ku ivomo kubera ikibazo cy'amazi twabaga tugisangiye turi benshi, havomaga umunyembaraga. Ngira ngo abo tungana n'abanduta bazi ikintu bita inkomati. Abazi gukomata barabizi. Ngewe n'urungano rwanjye n'abaturuta ntago ari akantu twakwirata, ariko navuga ngo tuzi gukomata. Ariko nyakubahwa chairman, mwarakoze kudukiza inkomati, ubi Bugesera dufite amazi n'ukuri. Mu minsi ishize ubwo mwiyamamazaga mu karere ka Nyarugenge, perezida w'ishyaka PDI Honorable Musa Fazil Harerimana yakomoje ku mvugo
zakundaga gukoreshwa zipfobya inkotanyi, aho bamwe bagiraga bati iby'inkotanyi ni igipindi gusa. Ariko ngewe nasubiza amaso inyuma nkareba ubugesera nakuriyemo n'ubugesera mbona uyu munsi, ndibaza igipindi cy'inkotanyi cyaduhaye amazi, kikaba icyo gipindi kigiye kuzuza ikibuga cy'indege cya Bugesera. Igipindi cy'inkotanyi cyaduhaye kaburimbo Nyamata mu mujyi, hano za Ngenda, za Gashora. Banyabugesera, ubwo icyo gipindi ntitukigikeneye mu myaka 5 iri imbere? Niba ari icyo gipindi cy'inkotanyi bavugaga, turacyagikeneye. Nyakubahwa Chairman, ibyo birashimangira koko nkuko mwabivuze icyo gihe tariki 25 z'ukwezi gushize kuri site ya Nyarugenge. RPF ni ibikorwa, ibyo ndondoye byose si igipindi ahubwo ni ibitendo. Nyakubahwa Chairman, nyuma yo kudukemurira ibibazo bitandukanye muri aka karere kacu ka Bugesera, Ubugesera buragendwa, ariko kandi Ubugesera ubu ni kamwe mu duce tw'igihugu dutuwe n'abantu benshi batari abavukiye muri aka karere ka Bugesera gusa. Yewe muri aka karere habamo n'abasitari, dufite ibyamamare byinshi bituye muri aka karere. Umwe muri bo ni umuhanzikazi witwa Ingabire Butera Jeanne aka Knowless. Munyemerere Nyakubahwa Chairman, ntumire Knowless nawe nk'umuntu waje atugana iwacu Bugesera atubwire uko abona Ubugesera bwacu. Knowless, karibu. Paul Kagame oye! Wapi? Mu kintu abanyabugesera dukizeho cyane muri byinshi harimo n'amajwi agororotse, sibyo? Ndagira ngo rero turusheho aho ngaho n'abanyamujyi hano badufashe n'amadrapo yacu. Paul Kagame oye! Siumva se. Murakoze Nyakubahwa Chairman w'umuryango wacu FPR Inkotanyi. Amazina yanjye nitwa Ingabire Butera Jeanne, ariko abenshi bakaba banzi nka Butera Knowless. Ndi umuririmbyi cyangwa se umuhanzi, niwo mwuga wanjye. Nyakubahwa Chairman, kubona aho umuntu ahera naho asoreza avuga ibigwi byanyu, avuga ibyo mwadukoreye nk'abanyarwanda n'abanyarwandakazi, biragoye. Ntaho wahera, ntaho wasoreza. Ariko nge ndibuka nyuma y'uko muhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, haba ku muryango wa papa n'uwa mama nasigaranye n'abantu 3. Hanyuma ariko nta gihe cyaciyemo, 2 nabo baragenda. Muri abo 2 hari harimo na mama wanjye, nsigarana n'umuntu umwe. Noneho uwo muntu umwe nawe yari mutoye, ubundi yari akenewe nawe kuba yabona umuntu umurera, ariko afata inshingano zo kurera akana yarasigaranye. Ariko ngewe tuba mu kazi gato cyane, ubuzima buba ikibazo. Hanyuma akajya ashaka uburyo ki twabaho, abona akazi k'ubwarimu aragenda, ariko akabona ahantu kure cyane, bikajya bituma ansiga mu gitondo nka saa 9 z'ijoro, ndetse akagaruka bitinze, nkasigara muri ka kazu. Ako kazu twakitaga ikibahima kubera yuko nyine katurutiraga kuba hanze, nkasigara muri ka kazu. Rero nafite akadefu, nagiraga ubwoba, natinyaga ijoro, nkavuga se mana yanjye no ibintu bizashobokara. Hanyuma nza gushaka tekinike
ndavuga rero ubu bwoba ntabwo buzashoboka, ngewe ngiye guhangana n'iri joro n'amanywa, nzajya ndara nsakuza, mbyuke nsakuza, ndirimbira hejuru, ku buryo niba ari umugizi wa nabi, niba ari umujura, niba se wenda ari igisimba, kuko nari akana gato mvuga n'igisimba cyansanga mu nzu kikananjye, cyangwa se umuntu waba yamenye amakuru akavuga ati uyu mwana w'umukobwa ari mu kazi wenyine ntanamuhohotera, ibyo bintu byose nibyiteranya bikumva rwa rusaku biceho, bivuge biti kano kazu kararinzwe. Ibintu narabikoze, tekinike icamo, nta kintu nabaye. Hanyuma urwo rugendo natangiye amashuri abanza primaire, ndayiga irarangira, ariko mu kurangira tugera ko bavuga se none secondaire umuntu arabigenza gute, ibintu byari ibibazo, turi kubunza imitima tugira gute, dusanga mwaduciriye inzira nyakubahwa chairman, secondaire narayize irarangira, nta giceri mutwishyuriye, ibyo ntabwo byarangiriye aho ngaho, na universite nayo ndayiga irarangira, ariko hagati ubwo ngubwo niho natangiriye n'umwuga w'ubuhanzi n'ibiki, n'akantu kagenda kaboneka, akantu ni amafaranga nyakubahwa chairman. Noneho hanyuma ntangira kuvuga rero ibintu biri gucamo, akantu kari kuza fine, ariko nakomeza n'amashuri nta kibazo, nkomeza no mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se masters, nshakisha ishuri ndibona ku ishuri ry'abanyamerika riri hano mu Rwanda ryitwa Oklahoma Christian University, njyayo bankubita ibiciro, nkabona ibyo biciro birahambaye biri hejuru, umuntu umwe arambona avuga se ko mbona uri ahantu gutya, amafaranga ubwo nta guteye ubwoba, ndavuga niko bimeze, arambwira ati rero genda ushake 1/2 cy'ayo mafaranga, kubera yuko andi yose asigaye guverinoma y'u Rwanda mubereye umuyobozi nyakubahwa chairman barabirangije, barayishyuye. Umubyeyi. Hanyuma urugendo rurakomeza nyakubahwa chairman, murumva nababwiye akantu karaboneka, nari mfite inzozi nyinshi cyane, mu nzozi nyinshi zaciyemo n'izitaracamo harimo no kubaka inzu, kuko naravuga aka kazu nakuriyemo gatoya nkeneye inzu nini, ku buryo icyumba nzajya mba naryamyemo atari icyo mbyukiramo, mu rwego rwo kwisanzura. Hanyuma nangira gushaka rero ahantu, nagera Kigali nkabona akantu kakabanza gatoya, ntabwo bishoboka, ahantu hose nkabona ntabwo mishimiye, ndakomezanya ko chairman fatanyije n'umufasha wanjye Clement, turamanuka turenga kiriya kiraro Gahanga, tubona hariya agasozi hejuru ahantu bita tugera ahantu bita Karumuna, ubwo nuko nguko twinjiye Bugesera, nuko nguko ninjiye. Abantu ba Karumuna barahari na Bugesera muri rusange. Twageze muri uriya musozi nyakubahwa chairman, tureba kariya Akagera, wahagaze ari amazi uhita ubona ari urwererane, ibintu byo kubasa na Nyabarongo ntabyo ushobora kubona, twese tuvuga naha nta n'ahandi, naha twashakaga, nitwaza twenyine, amakuru ntitwayiherana, dushaka abagenzi bacu ba Tom Close, ba Platini, ba The abartiste batandukanye, ndetse n'inshuti z'imiryango, ko twari twarabonye n'imiryango, turaza turubaka. Ariko muri iyo process nyakubahwa chairman, bana abanyakigali nabo ntabwo baboroshye, nabacane bamwe muri bo ntago ari bose, baguca intege, baratangira bavuga se ririya shyamba mugiyemo muhunze iki, mugiye mu ishyamba kwiyahuramo, noneho bakatubwira bati rero niba muri abantu bigize abantu bakunda ibidukikije, amashyamba, mutwemeze mugende mu mashyamba ya za Nyungwe, tubabone tubashime tuti mwarakoze, cyangwa na Nyungwe niba bana ntoya mwambuke muri bya bihugu by'abaturanyi hirya, tubemere nyine nk'abantu bakunda amashyamba. Umuntu rero w'inshuti yawe ukwegereye akizemo ako kantu ntabwo ubura kugiramo ikikango. Ariko nyakubahwa chairman, ikintu cyadukomeje
tukaguma muri ubu Bugesera. Ni vision yanyu, nuko twizerera muri mwebwe. Twaravuze tuti twarebye vision mufitiye u Rwanda, tureba vision mufitiye buno Bugesera, no tukicara tukiganiriza tukavuga ariko situvugishije ukuri, umusaza agize gutya afata ikibuga agikubise mu Bugesera, afashe imihanda. Nyakubahwa Chairman, hano hari abantu baca muri iriya mihanda ya Gahanga baza hano i Bugesera bakifotoza bakabeshya ngo bari bari mu Burayi kandi bari bari mu Bugesera. Ukareba ibyo bintu byose ukavuga ati ndaguma hano byanze bikunze. Turahaguma, bigenda neza, turatura, turatekana. Ariko noneho Nyakubahwa Chairman, ikintu mwadukoreye nk'abantu b'abajene turavuga ngo mwakoroza umuti, mwadukoreye umuti mu buryo butabaho. Tugiye tubona mu buryo butunguranye, mwebwe na madame mutubereye abaturanyi b'i Bugesera. None ibintu mwabishyize ku rundi rwego Nyakubahwa Chairman. Ibintu ba bantu baduhamagaraga batubwira mwagiye mu mashyamba, mwagiye mu iki byose, wajya kumva umuntu araguhamagaye, alo wanshakiye akabanza niyo kaba 15/5, ariko nanjye ngatura mu Bugesera. Ugahita wibuka ya magambo yakubwiye, ukambwira umva zamuka mu ijuru rya Gasogi naho hari ibibanza n'imiturire. Bugesera bwararangiye, byari hatari. Nyakubahwa Chairman, nk'uko nabivuze ntangira, ni ukuri ntabwo umuntu yabona ukuntu akomeza ikiganiro, biragoye. Rero muraza gucisha amaso muri aba Banyabugesera. Ikintu muri bibone cya mbere, igikumwe cyabo kiri tayari, bameze gutya. Ariko n'aba Banyakigali ni uko nguko. Twebwe nk'i Bugesera ndabeshya igikumwe cyacu kimeze gute? Ni gutya Nyakubahwa Chairman. Itariki ya 15 yaradutindiye, sinzi umuntu wayishyizeho, ni kure bitabo, ku buryo mu rwego nyine rwo kuba tayari tuba tumeze gutya, kuvuga uti ntawamenya, ushobora kuba uri gupitapita aho ngaho ukabona akantu k'agafomu kariho igipfunsi ukabura ateye urimanukiye, uragiye ukagenda utanaseze. Abanyabugesera barabizi ko ako kageso gucaho batanaseze ataba ari ubwa mbere bagakoze, ariko nuko nguko turi tayari Nyakubahwa Chairman. Hari igihe uhura n'abantu Nyakubahwa Chairman, arigiwe uhura n'abantu bakavuga ngo iryo terambere n'iryo Kigali ahandi hose ntari hari n'ibiki, kandi bakuzi gahita babwira ariko murabizi ko aho handi hose ari homba, kandi babazi ukuri, bakabura icyo bavuga, za nkwenkwe zabo bakazishyira hirya, ukabaha ukuri nyine ukikomereza. Rero ntago twabona ukuntu tubashimira Nyakubahwa Chairman. Twana twari duto, tuba muri twa tuzu tw'udupfubyi tudafite icyerekezo, tudafite uwo tubwira, tutazi ngo ejo bizacya bimeze gute. Mwaratureze turakura. Mwaratureze turakura, tubamo abantu bakuru bazima aribo batwebwe. Kirenze kuri icyo twarashibutse, natwo twagize utundi twana twacu. Ubu ngubu iyo turi kuririmba ntabwo turirimbishwa n'agahinda, turimbishwa n'ibyishimo. Ni bamwe mu Banyarwanda bato bishimye, nta stress bafite, kubera yuko babona icyizere mu babyeyi babo. Mwarakoze cyane.
nyakubahwa chairman, iyo twebwe baraye ijoro ni twe turibara, ni twe tuzi aho tuva n'aho tugana. Iyo dutekereje ku bintu byose mwadukoreye, tukaba abantu nkaba mpagaze ahangaha ndimo kuvuga gutya, ntarigeze mbona yuko icyo cyizere gishoboka. Twumva tubafitiye umwenda munini, n'umwenda tutabona ikintu twishyura, n'umwenda udashobora kuvamo. Gusa nk'abanyarwanda, nk'urubyiruko, nk'abajene, ikintu twabizezanya ko chairman nuko turi bato batari gito. Turi bato batari gito, kandi ikindi twabizeza nuko ahana hariho hose muzashingura ibirenge, muzizere yuko twahateje intambwe. Niho intambwe zacu zishingiye, muradufite kuri ubu n'ejo n'igihe kizaza. Ngana ku musozo, nyakubahwa chairman, aka ni akantu kanjye, ariko ndabizi yuko n'abanyabugesera benshi tugahurijeho rwose pe. Gahunda nirangira mwaruhutse, ibintu bimeze neza, twabibabwiye yuko twebwe turi tayari, inkoko niyo ngoma, ariko ibintu nibigenda neza, mwabonyemo umwanya, mwaruhutse, muzagire gutya mudutungure nyakubahwa chairman, mudutumire nk'abanyabugesera b'abaturanyi hariya mu rwuri rwanyu kabisa. Sibyo? tuze nyakubahwa chairman, dutaramire ziriya nyambo, twishime, twinegure. Mu kinyarwanda niyo habaye ibintu nk'ibi, habaho no kwinegura. Tuze twinegure, ubuzima bukomeze neza. Murakoze cyane. Hanyuma rero turi kumwe, FPR oye! Murabizi mwese yuko FPR ari umuryango w'abanyarwanda, wakira bose, udaheza, ndetse n'ibigwi byawo bibonwa na buri wese. Rero ndagira ngo mumfashe n'amashyi menshi cyane, ariko menshi. Twakire umubyeyi Madame Kabarisa, uhagarariye ishyaka rya PER, afite byinshi bikomeye yavuga ku muryango wacu. Amashyi menshi, murakoze cyane. Nanibagiwe akantu k'ingenzi. Reka mbabwire, mu ndirimbo nyinshi dufite cyangwa mfite, hari indirimbo ivuga ngo babandi ntibazabashuke ngo mutandukane n'uwo mukunda, murarye muri benge kuko bagira bate? Baramushaka mwitonde, twagiye turi kumwe. Umva, ngiye gutangira mutuze, ariko noneho muze kunyakira, sibyo? Aho ntangirira ni njyewe bazi.
abantu b'iki gihe ntibazabashuke mutandukane urarya urime twese baramu witonde mukomeze ubiyame ntibazabashuke. Murakoze murakoze. Nyakubahwa Chairman umuryango RPF Inkotanyi, mukaba n'umukandida wacu, munyemerere mbere yo kugira icyo mvuga twese dushimire uyu mukobwa wacu mwiza Butera Knowless ku buhamya bukomeye aduhaye n'urugendo rutoroshye, ariko no ku byiza yagezeho. Ibi ngibi yagezeho Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni imbuto zeze ku miyoborere yanyu myiza, ariko cyane cyane ku mutima w'umuntu mugira. Perezida Paul Kagame oye! Wundi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mukaba na Chairman wa RPF Inkotanyi ndetse n'umukandida wacu, ishyaka riharanira ukwishyura ukizana kwa buri muntu PL, twaricaye turashishoza duhitamo neza, twiyemeza kubashyigikira mu matora y'umukuru w'igihugu. Impamvu twashingiyeho ntabwo zibarika, kandi n'uwazivuga bwakwira bugacya. Gusa icyo nagira ngo mvuge ni uko igihugu cyacu cyagize umugisha udasanzwe wo kubagira nk'umuyobozi udasanzwe, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mumaze guhagarika jenoside yakorerwaga Abatutsi no kubohora igihugu cyacu, kubera imiyoborere yanyu myiza mwagikuye ahantu hakomeye, mukigeza ahantu buri wese yishimira kandi atangarira. Ni ukuri Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga twese turabavuga imyato. Iyo urebye ahantu twavuye muri 1994 munsi ya zeru, wareba naho tugeze uyu munsi wa none, uravuga ngo u Rwanda ni ibitangaza gusa. Buri wese urukundo mukunda igihugu cyacu n'Abanyarwanda rugaragarira mu byiza byinshi cyane mwagejeje kuri buri wese, ntawe utabibona. Kandi natwe Abanyarwanda turagukunda. Wagaruriye Abanyarwanda icyizere cyo kongera kubaho, bongera kubaka ubumwe bwabo bwari bwarasenyutse burundu, ndetse benshi banabonaga ko bidashoboka, ariko byarashobotse kubera ubuhanga bwe buhanitse ndetse no kureba kure. Umutekano ni wose mu gihugu cyacu, ndetse tunasagurira n'amahanga. Wubatse izina ryiza ry'u Rwanda, ugarurira Abanyarwanda agaciro. Ubu Umunyarwanda aho ari hose, aho agenda hose aremye. Ibanga ry'Abanyarwanda ryatumye tubasha kugera aheza twishimira n'ubufatanye n'imikoranire myiza, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndetse akaba ari nayo mpamvu tubasha kwesa imihigo muri byinshi, haba ku rwego rw'igihugu, haba ku rwego rwa Afurika, ndetse no ku rwego rw'isi. U Rwanda rugeze ahashimishije mu iterambere. Imibereho y'Abanyarwanda yarahindutse mu buryo bugaragarira buri wese. Kubona icyo Umunyarwanda yinjiza
cyarikubye inshuro 10 mu myaka 30 gusa. Uretse i Rwanda ahandi wabibona habarirwa ku myanya ku ntoki z'ikiganza kimwe gusa. Ibikorwa remezo byafashije abanyarwanda kwiteza imbere. Tugeze aho twishimira. Ubu umubare munini w'abanyarwanda wagejejweho amazi meza, bagejejweho amashanyarazi. Imihanda myiza myinshi yubatswe yatumye ubuhahirane bworoha. Abanyarwanda by'umwihariko hari ibyo Dive yavuze, abanyabugesera mwadukirije byinshi. Ibyo yavuze ku mazi mwadukirije kuvoma ibirohwa. Buriya yavuze iby'inkomati ya Rwakibirizi n'ahandi, cyangwa avuga n'iby'amagare, ariko utashoboraga kubona igare cyangwa se ntashobore gukomata, yahoranaga akavomesho ku mutwe ajya gushaka aho yavoma ibirohwa. Agize n'Imana ntiryake ngo n'ibyo birohwa bikame. Kubirebana ariko rero ubu ngubu twabonye amazi meza mu mirenge yose y'akarere ka Bugesera. Maze dufite n'inganda ebyiri ziyatunganya zikayohereza mu bindi bice by'igihugu. Ibyo byose ni imiyoborere myiza. Reka tuvuge ku mihanda. Ntabwo mwadukijije kuvoma ibirohwa gusa, mwadukijije n'akavumbi. Umunyabugesera aho yavaga, aho agiye, yageragayo yabaye akavurivundi nta gasura kigira. Ariko ubu ngubu mwabibonye, imihanda ya kaburimbo mu mujyi wa Nyamata n'ahandi. Mwabonye umuhanda uva i Kigali uduhuza Bugesera na Kigali. Noneho dufite n'uduhuza n'amajyepfo. Uba baturutse i Nyanza baje mu muhanda wa kaburimbo, ndetse ukaduhuza n'ibindi bice by'intara y'Iburasirazuba kugera mu baturanyi bacu ba Tanzania. Turahazi. Bavuze ikibuga cy'indege cya Bugesera kiri hafi kuzura. Mu minsi iri imbere turaza kubona za rutemikirere ziturutse mu mahanga hose cyangwa zigana mu mahanga hose, zitonze umurongo muri iki kirere cya Bugesera, ziguruka cyangwa se zihaguruka kuri iki kibuga mpuzamahanga cya Bugesera. Tumukomeyeho rwose. Ariko abaje hano mwabonye Bugesera Special Economic Zone. Ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu nzego zose z'ubuzima bw'igihugu ryafashije mu kwihutisha iterambere ry'igihugu cyacu. Uburezi bufite ireme kandi budaheza bwatejwe imbere. Ariko muzi ko aha mu Bugesera twari dufite amashuri 7 gusa ya primaire. Mutekereza akarere kose ku Bugesera. Sogonderi se twashoboraga kuyigira, nta n'uwemerewe kujya muri sogonderi. Sogonderi ya mbere yubatswe muri 74, nabwo yubakiwe impunzi zari ziturutse hano muri iki gihugu cy'abaturanyi hano hafi, Iririma. Ariko ubu ngubu dufite amashuri meza buri mubyeyi wese yifuza kurereramo umwana we, yaba aya leta yaba ayigenga. Serivisi z'ubuvuzi zegerejwe abaturage. Ariko ubwo mwari muzi ko hano mu Bugesera
twari dufite akadisipanseri kamwe gusa kahari i Nyamata, ngira ngo kaje kwiyongeraho kandi kamwe tuba tubiri. Ariko ubu ngubu amavuriro, amasantere de sante, amaposite de sante mu mirenge yose n'utugari, ubu dufite amavuriro meza, dufite ibitaro byiza, maze dufite n'ibitaro byimukanwa bifite ibikoresho byo ku rwego rwo hejuru bishobora kwifashishwa igihe habaye ikibazo cy'ibiza. Mituweli de sante afashije abanyarwanda kwivuza batari barembera mu rugo. Ariko ubwo muzi ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika abatishoboye, abadafite amikoro ahagije, reka no kuvuga ngo abatishoboye, yabubakiye amazu meza akabatuza aheza, ariko akanabagabira. Ubu baranywa amata, nyaguhorana amata ku ruhimbi. Murakoze cyane. Izo gahunda zose rero zagize umusaruro mwiza cyane. Kubona umunyarwanda icyizere cyo kubaho cyaragejeje ku myaka kiri hafi imyaka 70 ni ikintu gikomeye cyane. Ariko hari ibyo umuntu atareka kuvuga. Ni ukuri nyakubahwa Perezida Paul Kagame yahinduriye amateka u Bugesera. Ubwo muzi ko ubu Bugesera ari ahantu b'abategetsi babi batagira umutima baciraga abo batifuza. Icyo bari bagamije ni ukugira ngo bahagwe kubera ubujyahabi. None ubu Bugesera ni akarere k'ubudasa. Turasirimutse cyane, ngira ngo Knowless yabivuze, ubu buri wese arifuza gutura i Bugesera. Hari ibyo nanone ntareka kuvuga, kandi hari ibyo turi abambere ku isi. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame yagaruriye umugore agaciro, amuha ijambo. Ubu abagore bari mu nzego zifatirwamo ibyemezo kandi barakora imirimo itangaje. Ahaye urubuga rw'ibitekerezo abanyarwanda bose, ibyiciro by'abanyarwanda bose, cyane cyane urubyiruko. Urubyiruko murahari? Dutore rero Paul Kagame kugira ngo igihugu cyacu kibe mu bihugu bifite ubukungu buteye imbere. Ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu PN, ni ukuri tuzaguhundagazaho amajwi, tuzagutora 100%, ariko ndagira ngo nsabe n'abanyarwanda bose bazaba baguhundagazeho amajwi bagutora 100%. Maze hasigaye iminsi 9 gusa ku itariki 15 z'ukwezi kwa 7, ni vuba ahangaha. Twese tuzazinduke iya Rubika, tuze dutere igikumwe cyacu hehe
nagira ngo mbabaze ku gipfunsi nagira ngo mbaze rero Kibugabuga na Ngeruka muriteguye? Mayange, Nyamata, Ntarama, Mwogo, Musenyi muriteguye? Mareba, Ruhuha, Shyara, Nyarugenge, Kamabuye muriteguye? Rweru, Juru, Ririma, Gashora muriteguye? Abanyarwanda twese turiteguye? Nitumara kubatora nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ishyaka PN nk'uko tutahwemye gufatanya muri byose kandi tukagira n'uruhare muri byinshi igihugu cyacu cyagezeho, twiyemeje gukomeza kugendana namwe kugira ngo twubake igihugu gifite ubukungu butajegajega kandi bushingiye ku bumenyi, tuba bakire, tugira ubuzima bwiza. Dutore Kagame Paul. Kagame Paul oye! Ntabwo tuzagutererana, oya rwose ntibikabe. Murakoze cyane. Murakoze nyakubahwa Chairman. Ngira ngo icyo gitero twari tugezeho cyavugaga uburyo mwatuje abanyarwanda neza, barimo n'abavandimwe n'ababyeyi bacu bari batuye mu nkengero z'ahangaha ku birwa bya Mazane na Sharita. Mwarakoze nyakubahwa Chairman. Ku bikorwa remezo, Honorable Donatilla Mukabalisa, Perezida w'ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu PER yarakomojeho, nibutse ko hari abanyamuryango baje kwifatanya natwe baturutse no mu mirenge y'akarere ka Ngoma hano hafi duturanye, cyane cyane hino Rukumberi, banyuze muri wa muhanda mwiza mwaduhaye wa Ngoma Bugesera Nyanza. Nabyo turabibashimira nyakubahwa Chairman. Abanyabugesera nyakubahwa Chairman, twagize amahirwe kabiri. Twagize amahirwe akomeye yo kubakira nk'umukandida wacu, ariko bibimpurirane yuko tubakiriye
tukiri mu byishimo n'umunezero w'isabukuru y'imyaka 30 ishize abanyarwanda twibohoye. Byatumye nkubita agatima ku butumwa mwahaye abanyarwanda ejo bundi ku itariki 4 muri Stade Amahoro, by'umwihariko aho mwatwibukije nk'urubyiruko ko ari twe dufite uru Rwanda mu biganza byacu, ko tugomba kururinda ndetse no gukomeza kuruteza imbere. Nyakubahwa Chairman, nk'uko Knowless yabivuze, turabizeza ko uwo mukoro tuwumva neza. Ni umukoro twumva neza, ndetse mu bo nzi bawumva neza harimo n'abashobora kutubwira ibigwi byanyu. Munyemerere Nyakubahwa Chairman, nakire hano abajene babiri, Tetero Solange ndetse na Ngabo Brave Olivier, batubwire ibigwi by'umukandida wacu. Murakoze Nyakubahwa Chairman. FPR waye! ubumwe Nyakubahwa Chairman oye! Kandi arashoboye. Aho. Murakoze cyane. Nyakubahwa Chairman, nitwa Ngabo Bravo Olivier, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Tetero Solange. turabashimiye cyane Nyakubahwa Chairman ku mwanya mwiza muduhaye kugira ngo nk'urubyiruko natwe tubabwire iki turi ku mutima. Tete, iyo bavuze Nyakubahwa Chairman, umwumvute wamusobanura ute? Urakoze cyane Ngabo. Ubundi iyo bavuze Chairman bisobanura ibintu byinshi byiza ku banyarwanda bose, ariko by'umwihariko ngewe ndaza kwibanda kuri bitatu bimura ku mutima buri gihe iyo mutekereje. Nyakubahwa Chairman, icyambere ni rudasumbwa Cyane. Ngabo. Karame. Ubu Bugesera bw'ubudasa ureba uyu munsi. Ubundi kera kuhatura byari bivuze kuba igicibwa, ariko Nyakubahwa Chairman wacu yaraje ahahindura paradizo. Uyu munsi kuhigondera bisa ko warakoze ikofi. Ikofi iremereye. Iremereye. Aha. Hanyuma Ngabo, Karame. ubu Bugesera ureba n'indorerwamo y'ukuntu umwana w'umukobwa yatejwe imbere mu Rwanda. Amashuri meza nka Maranyundo na Gashora Girls School nta handi wayasanga, ni hano mu Bugesera. Tetero, uvuze amashuri uranyibutsa, ese waba uzi ko hari ishuri rikomeye cyane na Nyakubahwa Chairman wacu yizemo mu gihugu cy'abaturanyi ryuzuye hano ryitwa Ntare School? Waba uzi se ko hari ikigo gikomeye cyigisha mpuzamahanga cyigisha ibya gisirikare hano Gako? Turacyakomeza. Kuri kaminuza Nyakubahwa Chairman aherutse guhura n'inshuti y'u Rwanda yitwa Warren Buffett. Baraganira, Warren Buffett amubwira yuko yifuza kubaka kaminuza ikomeye muri Afrika y'ubuhinzi. Nyakubahwa Chairman amugira inama yo kwizana hano mu Bugesera, dore rwose rika yaruzuye n'abambere basohotse. Barasoje rwose. Abo basoje baraza kudukomeza kudufasha mu kugira ngo turwanye amapfa yari yarangije Bugesera imyaka n'imyaniko. Ugira ngo na amashuri gusa se? Aha. Babivuzeho n'abatubanjirije. Yego. Ikibuga kinini cya Bugesera ubu ngubu tayari imihanda bamaze kuyiterekamo. Parikingi z'indege nazo ngo ni wane. Ni waneza. Ni iminsi mike gusa. Ariko mwaduhaye amashyi. Hanyuma Nako muhere Airbus. Chairman. Hanyuma Airbus ihinduka indirimbo ihoraho mu matwi y'abanyabugesera. Tuyumva buri munsi. Buri munsi. Aha, reka nkubaza kandi. Wabuza ahantu haba akanyama karyoha ku isi yose? Kagira inkuru. Dore na hepfo ku gahembe hano mu Bugesera. Uwasanga utaruhazi. Weekend itinda kugera abanyamujyi banyerera kuri kaburimbo bakaba bahuzuye. Na booking na city. Udafite ikofi ntiwahigondera. Hari ikindi. Buriya Bugesera ni icyanya kinini cyane cy'inganda. Izo nganda rero rwose zizubakwa kandi zitanga akazi ku banyarwanda benshi. Ko numva se utwawe Brave narakubwira ibindi. Reka nkubwire icya kabiri. Nyakubahwa Chairman wacu ni umurinzi ukingiye u Rwanda. Cyane rwose. Uriya urubyiruko tumwita papa w'urubyiruko. Uzi icyo bivuze? Iyo umwana afite papa mwiza aratuza, agakora ibyo ashaka byose, agakina games zose, na deal zose akazikora neza, atunganiwe ameze neza. Naribi. Dufite Chairman wacu abanyarwanda natwe nta ntambara nimwe idutera ubwoba. Cyane rwose.
hanyuma ba bandi basakuriza iriya tubafata nk'intare ziziritse zishwe n'inzara kandi zarakutse amenyo zitontomera iyo hirya ko tuzima amatwi twikomereza ibyacu hanyuma ngabo yego yego ejo bundi nagiye kubona muri babandi birata ngo bazi demokarasi kurusha abandi arangije akora inkuru kuri televiziyo imwe y'iyi wabo yita abato b'u Rwanda ngo ni generasiyo Kagame. Nyakubahwa chairman, dukunda izina ryanyu cyane kuko twifuza gusa namwe buri munsi, munabitwemereye twaryongera mu yacu. Ariko uyu nguyu yarabihengekerezaga yumvikanisha ko twagowe kuba ari mwe perezida tuzi gusa. Hanyuma ngabo niyamena mu Kinyarwanda cyiza ni abo mumufite mwabyumva, bamufite babyumva, hanyuma mbishyira mu rwego ngo abyumve neza. Ni nous les Rwandais avons le droit illégitime de définir la démocratie qui nous convient et à caractère rwandais. Hanyuma nshyiraho ni et pour le reste taisez-vous. Qu'il se taise rwose, ndagushyigikiye. Qu'il se taise, rimwe na rimwe tunabasubiza mu ndimi bumva kugira ngo bumve ko abanyarwanda dufite uburenganzira bwo guhitamo ibitubereye. Rwose Hari icyo uvuze urangibutsa. Nyakubahwa chairman, iwabonye umutekano yaduhaye. Umutekano ni munange. cyane. Waba uzi ko dusagurira amasoko? Hose hose. Mozambique barasinzira kubera abana b'u Rwanda. N'ahandi hose hatandukanye. Aha. Hari ikindi rero wamwisa amazina rwose asobanura uko umuvuga, ariko nanjye mwita igisubizo. Ahorana ibisubizo chairman wacu. Mumumera amashyi rwose nyakubahwa chairman. Gahunda nziza nyinshi yatugejejeho harimo na gahunda ya Girinka. Ubu abanyarwanda baranywa amata, abana barisiga amavuta, itoto ni ryose mbese nk'iryo ryawe. N'ifumbire yarabonetse. Cyane bitarabaho. Rero uwavuga rwose nyakubahwa chairman ntago yamusoza, ariko mu Kinyarwanda bavuga yuko iyo umuntu yakugabiye usaba abo muri kumwe bakagutiza amashyi nibura mugakura ubwatsi. Banyamuryango muri hano mureke dukurira ubwatsi, intori zirusha intambwe, intari turangaje imbere, uwatugabiye tukaba tunywa amata. STT navuze byinshi, umuntu yavuga icyakareka iki? Ninde utaba convaincu abonye convention center yuzuye hariya n'ibindi byiza byinshi? Nawe rwose na stade Amahoro ejo bundi twarayitashye, ndetse nyakubahwa chairman twanahizihirije isabukuru yo kwibohora ku nshuro ya 30. Nyakubahwa chairman, I would like to take this opportunity to tell you that as the youth of Rwanda, we've got the message that you gave us and we are ready. We are ready. Are you ready? Are you ready? Aha. Nyakubahwa chairman, abateraniye ahangaha barifuza kumva ubutumwa nkabageneye uyu munsi. Tubahaye ikaze, twe twabavunyishirizaga. Murakoze cyane. Bantu ba Bugesera n'abavuye ahandi, haba mu mujyi wa Kigali, haba hano hafi za Nyanza n'ahandi, hafi za Ngoma, muraho muraho. Muraho cyane. Abari hirya inyuma hariya turumvikana, muraho. Nabo twavanye aho twavanye, muraho muraho. Rero ndishimye cyane kubona umwanya nk'uyu, guhura namwe, kubonana namwe mungana mutya. Mwakoze cyane kuza mungana mutya.
nk'uko byanavuzwe Knowless yabivuze turi abaturanyi ndaza no kubabwira ibindi bijyanye n'uko guturana ariko reka mbanze nsubize ibyasabwe na Knowless nuko yavuze mbere yanjye naho nanjye nari mbifite Murakoze cyane ko nzashaka umwanya nkabatumira tugatarama ndetse twebwe kubera imyaka yacu naho tugeze n'ibyo twagiye buri gihe kigira ibyacyo akantu twatangiye kukabona kera mbere y'abo bana hanyuma ubwo abantu iyo bataramye barishima ndetse kubera ko katugezeho kera twe dushobora no kugaba ubwo tuzabagabira rero hanyuma icyatumye ntura mu Bugesera nkaturana namwe byari ugusubiza ikintu numvise kuva kera gituruka ahantu habiri hano mu Rwanda ubwaho ariko no mu baturanyi yavuze ngo ni Umugesera babaga bavuze iki ariko ni Umugesera ni nk'igitutsi ariko igitutsi kijyanye n'uko natwe twitukaga kuko aha mu Bugesera mu mateka yavuzwe uko hari hateye bahaciraga abantu ngo bajye kugwayo ntabwo hari ahantu ho kuba banza ngo aha harabaye na za tsetse zikarya abantu bakarwara bagapfa hari abantu rero mu Rwanda bari bagenewe kuba mu Bugesera ngo bicwe n'indwara ya tsetse icyatumye mpatura ni iki rero cyangwa icyatumye hubakwa ibi mwahoze muvuga mwumva byubakwa n'ibindi biracyaza impamvu yari ukuvuga ngo mu Rwanda hose nta hantu ho gucira abantu ngo bajye gushirirayo nta n'abantu abo ari bo bose mu Rwanda uwo ari we wese ntawe ugenewe
kurimburwa ngo abuzwe ubuzima bwe. Nta n'umwe. Rero njye naravuze ngo hariya hantu hagombaga kurimbura abantu, reka ngende mpage nk'ikimenyetso cyo kubihakana, cyo kubihakanya, cyo kubirwanya. Ari hagati yacu tubane neza, ari hagati yacu n'abaturanyi tubane neza, hanyuma twe kwikorera ibyacu bitureba, dukora ibyacu by'amajyambere. Ari umunyabugesera, ari uturuka mu kandi karere k'iki gihugu cyacu, bagira ubuzima bumwe, bagira amajyambere amwe, bagira umutekano umwe, twese nk'Abanyarwanda tube kimwe, dutere imbere. Sibyo? Hanyuma rero twebwe, yewe n'urungano rwanjye, abo tungana bo myaka nk'iyanjye, hari abonduta banyegereye, hari abanduta nanjye ngenda negera. Twagize amahirwe, hari igihe twagize amahirwe, igihe twagize amahirwe yo kuba FPR. FPR, Inkotanyi, FPR ntabwo ari ziriya nyuguti eshatu gusa. FPR ni politiki, ni uburyo bwo gutekereza, ni uburyo bwo kubaho, ni uburyo bw'imikorere ijyanye n'ukuntu abantu bakwiye kubaho, ijyanye n'ukuntu bakwiye gutera imbere, tukagana aho abandi bageze kera tukabageraho, ndetse byaba bishoboka tukabanyuraho. Ibyo rero ntabwo twabipfusha ubusa. Cyane ndabibwira mwebwe urubyiruko, mwe mukibyiruka bato, twifuza kubarera muri iyo politiki ya FPR yo gukotanira umutekano n'amajyambere y'igihugu cyacu. Ariko mujye mwibaza, umuntu n'inkundi, haba hano mu Rwanda, haba mu baturanyi, haba i Burayi, mahanga akize ateye imbere cyane, buriya bageze kuri byinshi, ariko ntabwo baragera ku kurema umuntu, kuko ntibyashoboka. Niyo mpamvu rero twebwe tunababwira, kandi niko mukwiriye kumera mwebwe urubyiruko rwa FPR rw'Abanyarwanda b'ubu, mukwiye gutinyuka mwebwe mukareba umuntu mu maso mukamubwira ko atari Imana yanyu.
ntabwo ari bo mana rwose. Iyo niyo ngiro, niyo ntego, niyo politiki ya FPR, niyo politiki y'inkotanyi. Gukotana, murabizi, mugomba gukotana, nibwo mugera ku buzima mwifuza kugeraho. Nta muntu uzaza ngo adutobangire ibyo twubaka. Ntabwo azabyishimira icyo azamuha. Hari n'abariya rero bakoresha bamwe bake cyane muri twe, bakabagira ibitangaza, barabashuka. Buriya bazarinda basaza, bashiremo umwuka, ntacyo bagezeho, ari igikoresho gusa. Twe rero turebe igihugu cyacu, twirebe, turebane, tumenyane, tumenye ko ibyiza bibaye kuri umwe bikwiye kugera no ku wundi, bikwiye kugera kuri twese, bikwiye kugera ku gihugu cyose, bityo tugatera imbere, iby'abandi tukaberekera ba nyirabyo. Usibye kubana nabo neza, gukorana nabo neza, guhana amahoro. Ariko iyo ushaka amahoro, witegura no kuyarinda. Twe rero twiteguye kuyarinda, nimwe duheraho kandi. Turangije iby'umutekano, igikurikiraho cyangombwa ni politiki nziza itagira uwisiga inyuma mu gikorwa gikuru dushyira imbere cy'amajyambere. Amajyambere murayibumva, gutera imbere. Abantu ntibahore baganya umuhanda, baganya amashuri, baganya ubuzima, ibintu bitanga ubuzima, baganya ifunguro, ukaba umuryango, ukagira abana, urimo umugore n'umugabo, ugasanga baragorobye, bifashe ku itama, ntibafite aho buvane ikiri bubatunge. Ntabwo ibyo bikwiriye kuba amateka yahise dusiga inyuma mu gihugu cyacu. Sibyo? Iyo rero niyo nzira turimo. Ntabwo dutangiye uyu munsi, ntabwo dutangiye ubu. Icyo turimo ubu ngubu kiraganisha mu bikorwa by'itariki 15 z'uku kwezi, mu minsi mike iri imbere, bayivuze 9, kugira ngo mu buryo bwa demokarasi nk'Abanyarwanda twongere duhitemo uko dukomeza iyo nzira. Iyo nimuzatorage, muzamutoye FPR, ubwo nyine nanjye nzaba ndimo, kuko
maze rero jyewe ndige kubera mwe namwe muzabe mwe kubera jye. Hanyuma rero urumva ko ibintu ari magirirane, ni icyo gihango nyine. Kandi dufitanye igihango twese hamwe, twese hamwe nuko tugeraho tukivanamo intare ijya imbere y'izindi, sibyo? Nibyo cyane. Rero wavuga ibyacu, wavuga amateka, avuga aho tuvuye, ibyo tunyuzemo, aho tugeze, aho tujya, ibyo ngira ngo musanzwe mubyumva, nta nubwo twabivuga muri aya masaha ngo tubirangize. Gusa nagira ngo ndangize nongera kubashimira cyane rwose. Ndayakiriye. Ni byiza ko turangirije kuri izo ntare z'inkotanyi. Ndagira ngo mbashimire ko mwaje, ko twahuye, mbabwire ko nishimye, hanyuma bizahora bityo kandi igihe kirekire. Mwakoze cyane. Mutahe neza. Mwakoze cyane, mwakoze cyane, mugira amahoro y'Imana. uzongera ungabire, wambaye inka y'ineza mwite